Jesus bless you. Nagira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana yadushyize ku mutima dusangira ijambo ry'Imana. Let us share the word of God. Turakomeza aho twatangiriye ku munsi wa kane. We're going to continue from where we left off on Thursday. Turi kwiga ijambo ry'Imana rivuga ku mpano y'ubwenge no guhishurirwa. We are learning on the word that says the gift of wisdom and revelation. Hallelujah. Hallelujah. Turaza gukomeza gusoma ibyanditswe nkuko twagiye tubisoma ubushize abo twari kumwe. We are going to continue reading the word as we have done earlier. Kandi ndabizi neza ko twese turi bubashe guhabwa umugisha n'ijambo ry'Imana. And I know for sure that we are going to be blessed by the word of Hallelujah. God. Hallelujah. 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 Ayira ngusabe ngusangize link abandi kugira ngo nabo baze gukurikira ijambo ry'Imana. You may do well to share the link to others so that they may also follow the word of God. Kandi ugose ubishatse ubishoboye wakanda kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikira ijambo ry'Imana. Imana iba yadusangije kugira ngo turushizeho guhabwa umugisha. And please hit the subscribe button so that you may keep on following the programs that goes on the channel. Ijambo turi gusoma ari mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. We are reading the word of God in Ephesians chapter 1. Turaza guhera ku murongo wa 15 tugeze kuri 23. From 15 up to 23. Abo tutabanye turaza gusubiramo gato mu byo twavuze ubundi twongereho ibindi Imana dushize ku mutima kuganira namwe. We are going to do a recap for those who have not been with us on Thursday and who follow through. Aya magambo rero ari mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. The word that is in Ephesians chapter 1 verse 15. Usomye iki gice cyose cya mbere cy'Abefeso. When you read the entire chapter, twarabonye ko aya magambo ni Paulo, intumwa Paulo yayavuze ari kuyandikira itorero ryo muri Efeso. We have seen that Paul was writing this word to the church of Ephesians. Usomye mu gice cya mbere ku murongo wa mbere. When you read in the first chapter on the first verse, Bibiliya avuga ngo Paulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo nkuko Imana yabishatse ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. It says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Aba nabera bari barizeye Yesu Kristo nkumwami numukiza nibo Paul yarari kuganira nabo abibutsa ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. These are the saints that Paul was sharing what Jesus has done through faith. Yagiye abibutsa uburyo Imana yaduhaye imigisha yose muri Kristo Yesu. Yongera anabibutsa uburyo Imana yatuzuranye na Kristo iraducungura irangije itwicazana na Yesu ahantu ho mu ijuru. He was reminding them of how God has given them all the blessings through Jesus Christ and how he has exalted us and seated us with Jesus Christ in heavenly. Akomeza kubabwira bibutsa uko Imana yatubabariye ibyaha byacu byose muri Kristo Yesu ubu tukaba twarahindutse abakiranutsi b'Imana nkuko Imana yabiteguye kera. He continued reminding them how they were saved and forgiven all their sins and now they are righteous. Hallelujah. Hallelujah. Aya namagambo natwe abakristo b'uyu munsi dukwiriye gora twibuka ko Imana yatugiriye imbabazi, Imana yatubabariye ibyaha muri Kristo Yesu, Imana yaduhinduye gukiranuka kwayo binyuze mu kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. These are the words we should keep to heart, that Jesus Christ have forgiven us and has given us the life, and now we are forgiven not because of us but because of faith. Arakomeza none ageze ku murongo wa 15 niho turi gusoma, niho turi kugendera muri iki cyumweru ubwo yababwiye ngo nico gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami we Yesu mugakunda abera bose. And he continued on the 15th verse, that therefore I also after heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Nagira ngo hano bazuhasurinya akantu gatonya yaravuze ngo uburyo ngo mukunda ngo abera bose, abantu bose bakijijwe bamenye Yesu nk'umwami n'umukiza bagomba kugira ubwo bumwe urukundo no kuba hamwe nk'abana b'Imana. I want you to highlight this line that says the love of all the saints.
Haleluya. Uyu munsi Hallelujah. itorero rya Kristo dukwiriye kurenga amadini dusengeramwo denominations zacu, ahubwo tukaba hamwe nk'abakristo, nk'abantu bizera Yesu nkumwami numukiza, tukagira ubumwe, tukagira urukundo, tugasengeranira, tugashigikirana muri byose. As believers, we should go beyond the walls of religion and denominations and have love. Haleluya. Ugakunda umukristo usengera mu iri torero ritandukanye n'iryawe, kuko hano Paulo yavuze ngo abera bose. Umuntu wese yize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari mu bera bose. Dukwiriye kumukunda, dukwiriye kumusengera, dukwiriye kumushigikira. We should love each other as believers and saints because we are one in Christ. Arangije arakomeza ku murongo wa 16 aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nk'abasabira uko nsenze. He says on verse 16 that do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Nukuvuga ngo Paulo iteka ryose igihe cyose yasengaga mu byifuzo yasengeraga itorero ry'Imana, yasengeraga abakristo, yasengeraga abera kugira ngo bakomezwe mu nzira y'agakiza. It means Paul, when he could pray for the saints all the time, not ceasing for them to be strengthened. Hallelujah. Hallelujah. Iki ni ikimenyetso cyiza itorero ry'Imana, abakristo mudukurikiye bene data, dukwiriye kurushirizaho kugira umwete wo gusengeranira nk'abera, tugasengera itorero ry'Imana mu bihe bitandukanye rigenda rinyuramo. That means we should not cease as saints to not cease to pray for the church. For the times we are going through, we need to pray for each other for strength. Nagira mbibutse ngo iyo Bibiri ivuga itorero ntabwo iri kuvuga inyubako aya mazu dusengeramo, ibiri kuvuga umubiri wa Kristo, abantu bose bizeye Yesu nkumwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. When the Bible says church, it does not mean the buildings, the walls, but the fellow believers. Now, ari gusenga rero niki asabiraga itorero, nico kintu turi kuganiraho uyu munsi kivuga ngo impano y'ubwenge no guhishurirwa, cyangwa se umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, nico kintu yasengeraga itorero rya Kristo kugira ngo ribashe kuba muri uwo mwuka wo guhishurirwa n'ubwenge. We are going to speak about what Paul was saying here, that we need the spirit of wisdom and revelation so that we may know God more. Yaravuze ngo ndabasengera ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. He was praying that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Nuvuga ngo Paulo icyari kimushishikaje gusenga kwari kugira ngo abone abakristo abizera bera bafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa muri bo. That means Paul was invested in seeing the believers having this spirit of wisdom and revelation in their lives. Kuko yarasobanukiwe neza ko uyu umuntu afite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ntabwo anyeganyezwa n'ikintu cyari cyo cyose, aba ari umuntu ukomeye ushikamye mu Mana. Because he has understood that the believer who has this spirit of wisdom and revelation, he is firm, he cannot be shaken anyhow. Now nagira ngo mbibutse ibintu nka bitatu iyo umuntu afite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa biba mu buzima bwe. I want to remind you three things that a person that is filled by the spirit of wisdom and revelation manifests in their lives. Ikintu cya mbere umuntu afite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa agira mu buzima bwe, ahishurirwa Imana akayimenya kurushaho. The first thing is that he is revealed more about God and in his life. Mwibuke aba bantu Paulo yasengeraga asabira Imana barabakristo, ariko yifuza ko bagira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo barushirizeho kumenya Imana. Remember, these are the Christians, but Paul was still praying for them to be to receive a revelation of God in their lives. Uyu munsi abantu bashishikarijwe no kumenya ibintu byinshi bitandukanye byo mwisi, ariko ikintu cy'ingenzi dukeneye bene data nukurushaho kumenya Imana. Today, many people are very much interested in many things of the world, but brethren, we need to know more about God. Ku murongo wa 17 nibwo yabivuze neza avuga ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo Mana ya data wa twese w'icubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. He emphasized on the 17th verse that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Imana tuyimenya mu kuyihishurirwa. We know God through a revelation. Ushobora kwiga Bibiliya, ushobora kujya mu ishure rya theology ukiga amasomo menshi cyane, ariko
udafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ushobora kutamenya Imana ku rwego wifuza kuyimenyaho. You might learn theology, you might read books, but if you don't receive this spirit of wisdom and revelation, you will not know God. Niyo mpamvu Pawulo yababwiraga ngo nubwo muri abakristo mwize Yesu ariko murakeneye guhabwa uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo murusheho kumenya Imana. That's why Paul said, even though you are Christians, you need this spirit of wisdom and revelation so that you may receive a more revelation of Jesus Christ. Ndasenga ngo Imana iduhe uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo turusheho kumenya Imana. I pray that God will give us this spirit of wisdom and revelation that we may know Him more. Abantu benshi twigisha ijambo ry'Imana ariko tutabaye maso natwe ngo twakire umwuka wo guhishurirwa dushobora kwigishwa ibintu bitari byo bigatuma ubuzima bwacu buyoba. We may teach the word of God, but if you are not vigilant, we might teach things that are outside the word of God. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 Ukurushaho kwegera Imana ni kurushaho kuyimenya birenze. The more you get closer to God, the more you get to know Him more. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 Ugomba kumenya Imana birenze uko bayikubwiye, birenze uko bayikwigishije. You should know God beyond what you were taught of and beyond what you have gotten used to. Umuntu ashobora kukwigisha akantu gatonya ariko iyo wafashe umwanya nawe wo kuba imbere y'Imana no gusenga uyu mwuka ukakubaho nawe wabasha guhishurirwa ibirenze ibyo wumvise ku bantu. Men might teach you some things, but when you sit down and seek the Lord, you will receive more revelations of Him. Impamvu tugomba guhabwa uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa nuko Imana mu bumana bwayo ibyo dukeneye byose tubibonera mu guhishurirwa. The reason why we need this kind of spirit is because everything that we want to know or that we would like to know about God, we receive it through revelation. Abamarayika baramya Imana amasaha 28 kuri 28 kubera iki? Kubera ko uko begera Imana, uko baramya Imana niko bagenda bahishurirwa Imana bakumva bifuje gushishikara kumenya Imana kurushaho. The angels worship God every 24 hours a day because when they worship, they get more revelation about God and they keep worshiping Him. Imana ni ngari cyane ku buryo uko ukomeza kuyegera niko ukomeza kumenya ubundi bwiza bwayo, niko ukomeza kumenya izindi imbaraga zayo, uko ukomeza kubana nayo nikigenda kwishurira amabanga akomeye cyane. God is so huge and beyond what we could ever think or imagine, and when you keep getting closer to Him, the more He reveals to you His secrets. Now, iyo utamenya Imana uzi ukuntu Bibiri kwita ngo umupfapfa, uri umupfapfa. When you don't know God, the Bible says you are a fool. Rero kutamenya Imana kwawe uri mu gihombo gikomeye cyane. So that means not knowing God, you are in a very big loss. Bibiri avuga muri Zaburi igice cya 53 ku murongo wa 2 ngo umupfapfa ajya yibwira nta Mana iriho. Umupfapfa yibwira ngo nta Mana iriho. In Psalms, it's the Bible says the fool he speaks to himself that there's no God. Kwibwira ko nta Mana iriho uba urinjiji nta kintu umaze imbere y'Imana. Speaking to yourself that God does not exist, that means you are useless. So rero guhishurirwa Imana bikugira umuntu w'agaciro imbere y'amaso y'Imana. So getting a revelation about God makes you a very mighty man in the eyes of God. Kugira ngo rero urushizeho kumenya Imana ukeneye guhabwa uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. To know God more and to receive a revelation of God, you need this kind of spirit of wisdom and revelation. Ikindi cyambere duhabwa iyo umuntu ahawe umwuka w'ubwenge no kumenya ahishurirwa Imana akayimenya kurushaho. This is the first thing we receive when we get closer to God. Icya kabiri twavuze ngo ahishurirwa amasezerano y'Imana ari ku buzima bwe. The second thing is that we receive the blessings of God and the promises of God on his life. Nagira mwibutse ngo hari amasezerano y'Imana ari ku buzima bwawe, hari iby'Imana yakuremye, hari iby'Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko uzabimenya mu gihe wakiriye umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ku buzima bwawe. I want to tell you that there are things that God has promised you and there are things that God wants to do in your life, but you receive these things through receiving this spirit of wisdom and revelation. Hallelujah. Hallelujah. Yavuze ku murongo wa 18 reka tuhasome mu Efeso ku murongo wa 18 Efeso igice cya mbere ku murongo wa 18. Let's read Ephesians chapter 1 verse 18. Aravuga ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa
niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'iyo azaraga abera. The Bible says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of glory of his inheritance in the saints. Hallelujah. Hallelujah. Hari iby'Imana yaduhamagara, hari iby'Imana yadusezeranije muri Kristo Yesu. There are promises of God through Christ Jesus on our lives. Ariko kugira ngo tubashe kubimenya, tubashe kubisobanukirwa, nuko tuba dufite uwo mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. But to know them, we need to receive this spirit of wisdom and revelation. Uyu munsi ushobora kuba ujagaraye, ubuzima bwawe bujagaraye hirya no hino kubera kudasobanukirwa iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Today you might be confused, not knowing what to do because you have not come to the knowledge of this ariko nagira promises. nkwibutse ngo Imana ifite ibyo yateguye mu buzima bwawe kandi ugomba kugenderamo mu izina rya Yesu. But I want to remind you that God has prepared some promises on your life. Umuhanuzi Yeremiya yarabivuze mu gice cya 29 ku murongo wa 11. Jeremiah 29:11. Hallelujah. Hallelujah. Nagira ngo dusome iri jambo dukomeze kuko amasezerano y'Imana yo arahari ku buzima bwacu. Yeremiya yaravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni Uwiteka avuga. Jeremiah says that, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, the thoughts of peace and not evil, to give you future and hope. Imana yibwira kukugirira ibyiza ku buzima bwawe. The God have good thoughts on your life. Ariko ibyo byiza uzabimenya gute, uzabisobanukirwa gute? But how are you going to come to the knowledge of those thoughts? Nuko ugira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu buzima bwawe. You receive that through having the spirit of wisdom and revelation in your life. Ndasenga ngo Imana itumanurire iduhe iyo mpano y'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tumenye umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. And I pray that God will give us this spirit of wisdom and revelation on your life. Hallelujah. Hallelujah. Paulo nawe yarabivuze no mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 10. Paul said this in Ephesians 2:10. Aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hallelujah. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa utuma tumenya iby'Imana yateguye kera ibyo tugomba kugenderamo. The spirit of wisdom and revelation helps us to know the things that God has prepared beforehand for us. Tukwiriye gusaba Imana ngo iduhe uyu mwuka tubashe guhishurirwa ese niki niye numbere ubuzima bwacu, niki cyatumye Imana ituzana hano muri iyi si. That's why you should seek God, that we may know why we are living. Rero hamwe no gusenga Imana ibasha kuduhishurira umugambi wawe uri ku buzima bwacu. Through prayers, God reveals his plan on our lives. Kandi ibi birakora no mu buzima bwacu busanzwe, haba ari business wifuza gukora, hari amasomo wifuza kwiga, hari igikorwa runaka wifuza gukora. Iyo usabye Imana ikaguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ubasha kumenya ahantu wakora umurimo n'ibyo wabasha gukora muri iyi si. And this works even in other spheres of our lives, whether in business, whether in education, and any other thing. We need to receive this spirit of wisdom and revelation that we may know what to do. Hallelujah. Hallelujah. Icya gatatu umuntu ahabwa iyo abashije kubona umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. The third thing that we get to know when we receive this spirit of wisdom and revelation, ahishurirwa imbaraga z'Imana zikorera mu bizera. You get a revelation of the power of God that works in believers. Iki ngiki ndashaka kugitindaho gatonya. Guhishurirwa imbaraga z'Imana ziri muri twebwe abizera Yesu Kristo nkumwami numukiza. To get a revelation of the power of God that works in us who believe in Jesus Christ. Abakristo ntabwo turi abantu basanzwe, abakristo turi abantu buzuye imbaraga z'Imana. The Christians, we're not ordinary people. We are people filled by the power of God. Iyo tuvuga, iyo dusenga, iyo tubwiriza, ibyo dukora byose tubikora mu mbaraga z'Imana. When we speak, when we pray, when we preach, everything we do it in the mighty kubera ko izi mbaraga Imana yarazifashe izishira muri Kristo, natwe tumaze kumwizera Yesu aduha izo mbaraga zibasha gukorera mu buzima bwacu. This is the power that God has put in Christ, and when we receive Christ, it starts to work in our lives. Now, Paul ari gusenga rero asabira ab'Efeso baraba Kristo, yarari kubasengera ngo Imana ibahishurire imbaraga zayo zikorera muri bo kuko bizeye izina rya Yesu Kristo. Now, when Paul was praying for Ephesians, he was praying that they will receive this power that works in us.
usomeye ku murongo w'icenda yaravuze ku murongo wa 19 Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 19 aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. And on verse 19 they said, and that you may know the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power. Birashoboka ko hari imbaraga z'Imana umaze kumenya, ariko hari izindi zirenze izo ngizo, kuko yavuze ngo imbaraga z'Imana zitagira akagero, mbese nyinshi cyane. It's possible that we have come to know the power of God, but the power exceeding what you already know that is at work in believers. Hallelujah. Hallelujah. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. The power that the exceeding greatness of his power that he gives us who believe according to the workings of his mighty power. Yari kubwira Abefeso avuga ati mw'Abanyefeso mwe bizera hari imbaraga Imana yahaye abakristo mugomba kugenderamo, ntabwo mukwiriye kuba abakristo b'abanyantege nke, mukwiriye kuba abakristo b'abanyembaraga. He was telling believers in Ephesus not to be the weak Christians but the Christians that exalts power. Jesus. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa utuma tumenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe abizera. The power of the spirit of wisdom and revelation, it works in us who believe. Reka mbabwire bene data, iyo tuvuga imbaraga z'Imana ntabwo zikorera mu bapasiteri, ntabwo zikorera mu bapotre gusa, zikorera mu bizera bose, muri buri muntu wese wamenye Yesu nkumwami numukiza wubugingo bwe. I want you to believers that this power does not only work in prophets and pastors, but every believer who has come to believe Jesus Christ. Icyama uyu mwuka w'ubwenge ukaza muri twebwe no guhishurirwa kugira ngo tuhaguruke mu mbaraga z'Imana. Hallelujah. Dukoreshwe n'Imana iby'ubutwari mu izina rya Yesu. I pray that we may receive this power so that we may walk in the power of God and do mighty wonders. Hallelujah. Hallelujah. Imbaraga Imana yaduhaye nizo kugira ngo tugaragaze icubahiro cy'Imana. The power that God has given us is for us to reveal the glory of God. Abantu benshi bararushe, abantu bararemerewe, abantu bafite ibibazo byinshi. Umukristo wahishuriwe imbaraga z'Imana ko ziri mu buzima bwe ahinduka igisubizo cy'amasengesho y'abantu benshi. Many people are worried, but the Christian that have received the power of God is a solution to men who are weary and weak. Hari abantu bafite ingwara zananiranye, abaganga bagerageje bikanga, bagerageza kwivuza bikanga, ariko imbaraga zikorera mu bizera zishobora guhinduka igisubizo cy'abantu benshi barushe kandi baremerewe. There are some who have become sick and of incurable diseases, but the power of God is a solution to them. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Paulo yabwiye ngo mukwiriye guhishurirwa imbaraga z'Imana zikorera mu bizera. Paul said that you should get a revelation of the power of God that works in believers. Aya ni nayo magambo Yesu yavuze mu gitabo cya Luka igice cya 10 ku murongo wa 19. These are the word of God that's spoken in Luke chapter 19. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome uyu murongo. Bibiliya avuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara cyose. The Bible says, I give you power to trample on the scorpion and serpents, and there's nothing that will harm you. Yesu yahaye imbaraga bizera, yabahaye ubutware, haleluya, kunesha abadayimoni n'imyuka mibi yose ikorera mu isi. God gives Christians the power and authority over demons, over anything that operates on the earth. Ibi ngibi nibyo Paulo ari kubwira abo muri Efeso, ariko uyu munsi Imana iri kuvugana natwe ko dufite imbaraga muri twebwe twabonye muri Kristo Yesu tugomba gukoresha abantu bagahabwa umugisha. This is what Paul was speaking to the church of Ephesians, but now God is speaking to us. Imbaraga z'umwijima zose zishobora guhagurukira kurwanya abantu, Imana yaduhaye natwe imbaraga zo kuzinesha kugira ngo abantu babone freedom, abantu babohoke bakire gukira mu izina rya Yesu. God has given us power over the spirit of darkness so that people will be liberated. Hallelujah. Hallelujah. Mariko 16:17 Bibiliya iravuga amagambo meza dukwiriye kwizera muri kino gitondo bene data. Mark 16:17 gives us a word that we believe in today. Ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azakigwaho iteka. 17 kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. The Bible says on verse 16,
He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. On verse 17. ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Verse 17 says, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will not by means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. nagira ngo usune akarongo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. I want you to underline that these signs shall follow those that believe. Abizera hari ibimenyetso bigomba kubagaragaraho mu buzima bwabo. Those that believe, there are signs that should follow them. Ibi ngibi twebwe abakristo nibyo twizera kandi nibyo bigomba gukora mu buzima bwacu. We believe in these things as Christians, and these things should work in our lives. Niyo abantu batuvuga gute, twebwe abizera tugomba guhagarara mu mbaraga z'Imana, ibimenyetso bikadukurikira. However much the people of this world might speak against us, but these signs should follow us in our lives. Abizera rero ni twese twizeye Yesu nkumwami numukiza. And the believers are everyone that has received Jesus Christ. Uyu munsi umwuka w'ubwenge no guhishurirwa umanukira ubuzima bwawe, usobanukirwa imbaraga z'Imana ziri muri wewe. Receive today the spirit of wisdom and revelation, that you may come to the knowledge of the power of God in your life. Hallelujah. 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 Mwibuke ubu bwenge turi kuvuga, twaravuze ngo n'ubwenge Imana iduha tukabasha kugendera mu nzira z'Imana. Remember, this wisdom we are speaking about is the wisdom that we receive and we are able to walk in the will of God. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo dusome ibyanditswe bimwe turebe icyo Bibiliya itubwira ku bijyanye n'ubugenge, kugira ngo nabyo tugire icyo tubyigiraho muri kino gitondo. Let us read some scriptures about wisdom that we may learn something. Hari ibyanditswe byinshi bivuga ku bugenge, ariko ndavugaho bikenya gusa tugire icyo tubyigiraho, hama tubashe gusenga kugira ngo Imana by'ukuri ibashe kutumanura uyu mwuka w'ubwenge ku buzima bwacu. I'm going to read about a couple of scriptures that speak about wisdom, that we may learn something and then pray. Reka duhere mu Migani igice cya 3 umurongo wa 13. Let us read in Proverbs chapter 3 umurongo wa 13 and verse 13. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo hahigwa umuntu ubonye ubwenge. The Bible says, happy is the man who finds wisdom, ngo n'umuntu wiyungura kujijuka. and the man who gains understanding. Umuntu ubonye ubwenge abahiriwe. The man who gets wisdom is happy. Hallelujah. Aba ari umunyamugisha. He's blessed. He is blessed. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Umuntu ubonye ubwenge aba ari umunyamugisha mwinshi cyane. The man who gets wisdom is blessed. Now Paulo abwira Abefeso ngo nabasengera mugire ubwenge. Mu yandi magambo yabasabiraga ubwenge kugira ngo babone n'umugisha, kuko hari umugisha uturuka mu kugira ubwenge. When Paul was praying for Ephesus, Church of Ephesus, to get wisdom, he was also saying, in other words, that they will receive a blessing. Nagira ngo ibi byanditswe muze kugenda mubyumva neza, turaza gusoza tuvuga kuri Yesu, ko Yesu niwe bwenge Imana yaduhaye. I want you to understand deeply these scriptures so that we may understand this wisdom, because Christ gave us this wisdom. Reka dusome Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Let us read James chapter 1 verse 5. Hallelujah. Imana iduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu izina rya Yesu. May the Lord give us the spirit of wisdom and revelation in Jesus. Wakira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ahantu uri hose mu izina rya Yesu. Receive this spirit of wisdom and revelation in the name of Jesus. Umwuka w'ubwenge iyo usabye Imana irawuguha kandi ukawakira ukaba umunyabwenge ukomeye. When you ask God to give you the spirit of wisdom and revelation, you become wise. Nibyo Yakobo yanditse mu gice cya mbere ku murongo wa 5 aravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana. That's what James wrote in the first chapter in verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Ngo abusaba Imana ngo iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Hallelujah. Hallelujah. Ejo bundi hari umwana wanyandikira arambwira ngo umukozi Imana unsengere kugira ngo Imana imubwenge mwishure imubwenge bwo gutsinda.
Recently, someone wrote to me and said that I should pray for them to receive the wisdom to excel in their classes. Ubwenge turabusaba Imana ikabuduha. When we ask wisdom, God gives us. Nibyo Paulo yavuze hano mu Befeso avuga ngo ndabasabira ndabasengera ndabingingira Imana kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge. That's what Paul said in Ephesians, that I pray that God will give you the spirit of wisdom and revelation, and I'll give you. Hallelujah. 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 Nanjye ndagusengeye wowe nkurikiye none aha mu izina rya Yesu. And I pray for those that are following us in the name of Jesus Christ. ikumanurireho umwuka w'ubugenge no guhishurirwa. May God pour on your life the spirit of wisdom and revelation, Bashe kumenya iby'Imana yateguriye ubuzima bwawe. that you may know the things that God prepared beforehand on your life, we kujagarara mu bintu byinshi ahubwo ube focus ku by'Imana yavuze ku buzima bwawe. so that you may not waste time but focus on the things that God has spoken in your life. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana umusiguzi igice cya 7 cyangwa se umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 12. Let us read in Ecclesiastes chapter 7 verse 5. 12. Verse 12. Hallelujah. Bibiliya avuga ngo ariko kandi mwana wanje uhuguke mbese wihugure muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Umubwiriza igice cya 7 igice cya 7 umurongo wa 12. 7 verse 12. Yes. Igice cya 7 umurongo wa 12. Ngo kuko ubwenge ari ubwugamo nkuko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro wo kumenya n'uyu nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Umubwirizwa 7:12. For wisdom is a defense as money is a defense. But excellence of knowledge is the wisdom gives life to those who have it. Hallelujah. Hallelujah. Ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. The knowledge preserves the life of the one who has it. Umuntu ufite ubwenge buramurinda. The one who have wisdom, it preserves them. Navuze ngo aya magambo turi gusoma mukomeze kuyibuka kuko turaza gusoza tuvuga ko Kristo niwe bwenge Imana yaduhaye. I want you to keep these words as we are going to pray after, so that God will. Ubwenge umuntu bufite burinda ubugingo. Hallelujah. Iyo umuntu afite Kristo muri we ubugingo bwe buba burinzwe kuko Kristo nibwo bwenge Imana yaduhaye. Wisdom preserves the soul, and when you have Christ you have the wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Reka twege dusome Imigani 8 umurongo wa 11. Proverbs 8 verse 11. Ibi ni byanditswe biri kutugaragaza ko dukwiriye gushaka ubwenge kandi bukaba mu buzima bwacu. These are the scriptures that tell us to get wisdom so that we may manifest it in our lives. Imigani 8:11 Bibiliya avuga ngo kuko ubwenge buruta amabuye ya marijwane kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Proverbs 8 verse 11 says, for wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. Mu byifuzwa byose bya hano mu isi nta gihwanye no kugira ubwenge. In all the things that one may desire, there's nothing that can compare to wisdom. So Paulo ari gusengera Abefeso yabwira ngo ibintu byose muri gushakisha nta kintu na kimwe kiruta ubwenge, mukwiriye kugira ubwenge bene data. When Paul was praying for Ephesians, he was saying there's nothing that can be compared to wisdom. You should have wisdom, brethren. Umuntu ufite ubwenge muri we n'ibindi bintu byose byo mu isi yabasha kubigeraho. The man that has wisdom, he may achieve anything that they desire in this world. Kandi ubu bwenge ntabwo ari buturuka mu ishure gusa, n'ubwenge buturuka ku Mana. And the wisdom does not only come from the schools and learning, but from God. Imana iduha umwuka w'ubwenge kugira ngo tubashe kumenya ibyo Imana yateguriye ubuzima bwacu. May the Lord give us the spirit of wisdom that we may know the things that God has prepared in our lives. Reka dusoreze kuri iki cyanditswe kiri mu Migani 13:20 tuze kuvuga no kuri Yesu gatonya dusenge dusoze. We are going to close on the scriptures in Proverbs 13 umurongo wa 20 verse 20. Hallelujah. Ndizera ko muri guhabwa umugisha n'ijambo ry'Imana.
I hope you are being blessed by the word of God. umwuka w'ubugenge ube ku buzima bwacu mu izina rya May the Yesu. spirit of wisdom be on our umwuka lives wo in the name of guhishurirwa ube ku Jesus. buzima bwacu mu izina May rya the spirit of Yesu, revelation be on kugira our ngo tubashe lives, kugendera mu nzira z'Imana, that we may walk in the will of God, tubashe gukora ibyo Imana ishaka. that we may do the will of God. Haleluya. Hallelujah. Imigani 13:20 Bibiliya avuga ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe. The verse 20 says, he who walks with wise men will be wise, ngo ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. but the companion of fools will be destroyed. ngo ugendana n'abanyabwenge, He who walks with wise, haleluya, nawe ngo azaba umunyabwenge. and he will become wise. Ahangaha niho ngiye gusoreza bene data. ugendana n'umunyabwenge He who walks with wise men azaba umunyabwenge. will also become wise. twebwe abakristo twahisemo gukurikira Yesu As Christians who have decided to follow Jesus, kubera ko Yesu niwe bugenge bw'Imana Imana yatanze. because Jesus is the wisdom of God that God gave us. niyo waba utaranyuze mu ishuri ariko ufite Kristo mu buzima bwawe, wabasha guhinduka umunyabwenge. Even when you have not schooled, but you will become wise because you have received Jesus no Christ. kabara akarusho warize iby'ubwenge bw'isi ukaba ufite n'Imana muri wewe, wabasha gukora ibintu by'ubutwari muri iyi si mwene data. And it becomes better when you have received the wisdom of this world, and on top of that you have the wisdom of God. You will become powerful. kumenya Yesu bidindura kuba abanyabwenge. When you know Jesus, you become wise. aya namwe mu magambo Paulo yavuze mu gitabo cy'Abakorino ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 30. This is what Paul has spoken in 1 Corinthians chapter 1 verse 30. chapter 1 verse 30. aravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, ngo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, it says that but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. ngo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Christ has become for us wisdom from God. biriya byanditswe byose twavugaga bivuga ku ubwenge ni Kristo Yesu, bari kuvuga ko niwe ugomba kutubera ubwenge buva ku Mana. All the scriptures in reading about, it speaks about Jesus Christ, who becomes the wisdom of God. mwibuke hano twavuze ngo ubwenge ngo burinda ubugingo bw'ubu bufite. Remember the scripture we read that wisdom preserves the life of the one who has. Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana ngo no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. And the scripture says that Christ became for us wisdom from God and righteousness, sanctification and redemption. umuntu yahishuriwe akagira ubwenge akamenya Kristo ahabwa gukiranuka, ahabwa kwezwa, agahabwa no gucungurwa. The man who has received revelation of Christ Jesus, he becomes righteous and is sanctified and is redeemed. ibi bintu bitatu nibyo dukeneye: gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. n'ahandi twabibonera kireka twahishuriwe Kristo tukamwizera tukamwakira mu buzima bwacu. These three things, righteousness, sanctification and redemption, we cannot get them anywhere but through Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ndasenga ngo Imana iduhishurire kumenya Kristo, hallelujah, kugira ngo aduhindukire gukiranuka, aduhindukire kwezwa, aduhindukire no gucungurwa kwacu. I pray that Christ Jesus will become for you sanctification, redemption and righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 3. Colossians 2 verse 3. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iraryoshe, irimo amagambo meza. Abakolosayi igice cya 2 murongo wa 3, Bibiliya avuga ngo muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. In Colossians chapter 2 verse 3, it says, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. ngo ubwenge bwose no kumenya biri muri Kristo Yesu. All the treasures of wisdom and knowledge are in Christ Jesus. Now Paul asengera abefeso ngo bagire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kwari kugira ngo barushirizeho kumenya Yesu, kuko muri we niho harimo ubwenge no guhishurirwa. When Paul was praying for the Ephesians, he was saying that they receive the spirit of wisdom and revelation so that they may know Jesus Christ, who is who in whom are hidden all treasures of knowledge and wisdom. Mureke dukomeze kwegera Yesu, dukomeze kugira umwete wo gushaka kumenya Kristo, niho tuzabasha kubona guhishurirwa n'ubwenge buturuka ku Mana.
Let us desire to get closer to God, and getting closer to Him, we'll get to receive the wisdom, the spirit of wisdom and revelation. Now, twasomye icyanditswe kuvuga ngo kugendana n'umunyabwenge bidihindura kuba umunyabwenge. We have read the scripture that says, walking with the wise man makes us wise. Reka soreze ku muntu umwe ubundi dusenge wagendanye na Yesu. Bibiliya iravuga ngo yahindutse umunyabwenge. We are going to close on the scriptures about a man who has walked with God and he Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13. Acts of Apostles chapter 4 umurongo wa 13 verse 13. Bibiliya iravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana. The Bible says, now when they saw the boldness of Peter and John, ngo kandi bamenye ko ari abaswa and they perceived that they were uneducated and untrained men, and they marveled. They were uneducated. Ntago bigeze biga, ntago bigeze bigishwa, ariko batangazwa n'ukuntu bano bantu bafite ubwenge babasha guhagarara imbere y'abatambyi bakomeye bo muri Isirayeli, bababaza ibibazo bikomeye babasubiza, batangazwa n'ubwenge bafite. These men were uneducated, but the crowd that was following them, they were marveled at their wisdom and the way they were answering to hard questions. Biraba ngo kandi ngo bamenye ko arabaswa batigishwe ngo baratangara ngo maze ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Yeah, and they say that they were uneducated and trained, but when these men remembered that they walked with Jesus, they came to know the reason why. Hallelujah. When they remember that these men have walked with Jesus. Remember in Proverbs, the verse says, those who walk with wise men become wise. Petero na Yohana ngo ntago bari barigeze bigishwa ngo ariko ngo bamenye ko bagendanye na Yesu. Kugendana na Yesu kwa Petero na Yohana byabahindukiye kuba abanyabwenge bakomeye cyane. Peter and John were uneducated, but when these men found out that they walked with Jesus, they realized why they become wise. Ndabibutsa ko aya magambo yavuzwe nyuma yuko Petero na Yohana bakijije ikirema cyari kimaze imyaka myinshi gisabiriza. Imana ibakoresha igitangaza, ikirema kirahaguruka, abatambyi batangazwa n'ibibaye, ariko baza kumenya ko ibyo byose byakozwe kubera ko bano bantu bagendanye na Yesu. This happened when they had healed a layman who was on the gate, and everyone marveled, and they remembered that these men walked Jesus, and that's why they manifested that miracle. Bene data, mureke Imana iduhe umwuka wo guhishurirwa kugira ngo tubashe kugendana na Yesu kandi imbaraga z'Imana zibashe gukora ibidasanzwe mu buzima bwacu. Brethren, may the Lord give us the spirit of wisdom and revelation so that God may use us to do mighty works. Niba waragendanye n'Imana, if you have walked with God ukaba waramenye Kristo Yesu, and you have come to know Jesus, ukwiriye guhaguruka mu mbaraga no mu butwari. You should stand in power and authority. Ukwiriye kugaragaza ubwenge bw'Imana. You should manifest the wisdom of God, because those things are hidden in Christ Jesus. I pray that the spirit of wisdom will be on your life. And the Bible says those who lack wisdom should ask. Niba hari imbaraga ukeneye kumana uzisengera uzisabe Imana irazitanga muri Kristo Yesu. If there is power that you need, you should ask of it. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. May Jesus bless nagira ngo you. dusenge muri uyu mwanya buri muntu wese yisengere abwira Imana ko akeneye guhabwa uyu mwuka w'ubwenge mu buzima bwe n'uyu mwuka wo guhishurirwa. Mwibuke babyise ngo ni impano, ni Imana ibitanga, Imana ibiha umuntu wese ubyifuza. Umuntu wese wifuza kwakira impano arayakira mu izina rya Yesu. We are going to take this moment to pray, and if you desire this spirit of wisdom and revelation, you should ask God and He will give you. Dukwiriye kuba abakristo b'imbaraga buzuye umwuka wera, buzuye ubwenge bw'Imana. We should be Christians that are full of wisdom and power. Mu kazi ukoramo bakwiye kukubonamo ubwenge bw'Imana. Where you are, people should see in you the wisdom of God. Mashure wigamo bakwiye kukubonamo ubwenge bw'Imana. Where you are schooling, people should see in you the wisdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Kandi birashoboka ko ubwenge bw'Imana bwagaragara mu buzima bwacu. And it's possible that the wisdom of God will manifest in your life. Reka dusenge. Let us pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus Christ, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. We thank you for your word. Uri Imana ivuga kandi ukavugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. You are the God that speaks to us through your word.
ubu bwenge no guhishurirwa twavugaga bubonerwa muri Kristo Yesu. This wisdom and revelation we're speaking about is seen through Christ Jesus. Kandi Pawulo icyo yakoze yasengeye abefeso kugira ngo babashe guhabwa uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. And Paul prayed for Ephesians to receive this spirit of wisdom and revelation. Natwe turasenze muri uyu mwanya kugira ngo umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ube mu buzima bwacu. And we are praying this moment that the spirit of wisdom and revelation will be on our lives. Twakire imbaraga zikorera muri Kristo Yesu zibe muri twebwe. We receive the power that works in Christ Jesus in our lives. Twakire umwuka w'ubwenge wo kumenya amasezerano ari ku buzima bwacu. We receive the spirit of wisdom so that we may know the promises of God on our lives. Twakire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume turushizaho kugendera mu nzira zawe. We receive the spirit of wisdom and revelation so that we may walk in your will. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo imbaraga zawe mwami zikorere muri twebwe. I pray in Jesus Christ that the power of God will work in our lives. Abizera bose mwami bagendere mu mbaraga zawe. That all believers will walk in the power of God. Twe kuba abakristo b'abanyantege nke ahubwo tuba abakristo bagaragaza imbaraga zawe, bagaragaza gukomera kwawe, bagaragaza icubahiro cyawe mwami. That we may not become weak Christians, but Christians who exude your power, your glory, and authority. Urakoze kuri Imana igira neza. Thank you for your good God. Turakira uwo mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. We receive the spirit of wisdom and revelation. Imbaraga zawe muri twebwe. We receive your power in our lives. Urakoze mwami Imana. Thank you, Lord. Umugisha wawe ku bana bawe. Let your blessing be upon your people and the church uhere nona from now n'iteka ryose and forevermore. Mu izina rya Yesu In Kristo the name of Jesus, kandi I twizeye. pray and Amen. believe. Amen. 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 Yesu abaho umugisha. May God bless Yesu you. abagire neza. May God do good. Narahezagiwe. Shalom shalom. You are blessed. Shalom.